Umuntu yifashishije imbaraga z'ubwonko ashobora guhinduka akaba umuntu mushya, agahindura imigambi ye ukabona rwose yarahindutse bikagaragarira n'inyuma ku mubiri we, agahindura ibitekerezo bye, agahindura inzozi ze ndetse agahindura n'icyerekezo yatwaragamo ubuzima bwe, ukabona umuntu rwose yabaye mushya ku buryo umwishimira cyangwa umwanga bitewe n'uburyo yahindutsemo. Burya ubushobozi bw'ubwonko bukoze ku buryo umuntu ashobora kububibamo ibitekerezo, bya bitekerezo byiza bimufasha guhinduka no kuba umuntu mushya, akagira imigambi myiza kandi mishya n'intumbero nshya. Burya ubwonko bumeze umurima ushobora guteramo ikintu cyose, wa murima ufite uburumbuke, wa murima wera cyane, waguteramo ikintu cyose kikaba cyakwera, wateramo amahwa akera amahwa nyine, wateramo ibintu byiza biribwa bikeramo rwose bimeze neza. Burya n'ubwonko ni uko buteye. Ubwonko icyo bushizemo nicyo bwakira, kandi ubwonko icyo ububibyemo nicyo buguha. Nubiba ibitekerezo bibi uzasarura ibibi cyane, nubiba ibitekerezo byiza uzasarura umugisha, ibyishimo, intsinzi ndetse n'ubutwari. Ubugwari burya nabwo burigwa ndetse n'ububwa nabwo burigwa. Muri kiganiro turakubwira inkuru ya Julian akaba ari inkuru yanditswe mu gitabo cyitwa The Monk Who Sold His Ferrari, cyanditswe na Robin Sharma. Kikaba ari igitabo kigaragaza uburyo umuntu ashobora guhinduka akaba umuntu mushya ndetse akagira ibitekerezo bishya n'imigambi mishya. Tutarinjira mu kiganiro neza, reka tukubwire uyu Julian uvuga muri iki gitabo The Monk Who Sold His Ferrari uwo ari we. Julian yari umwavoka cyangwa bamwe baburanira abandi, akaba kandi yari umwavoka w'umuhanga uburanira abandi. Akaba rwose yari afite ubumenyi mu mategeko ndetse azi n'uburyo bwo kwinjirira umuntu no gushaka ibimenyetso bimufasha gushinjura uwo aburanira. Akaba yaramenyekanye cyane kubw'akazi kadasanzwe yagiye akorera abantu benshi, ndetse n'abantu benshi bakamukunda kubera ko nta rubanza rwamunaniraga cyangwa waba warumuhaye ngo arutsindwe, ahubwo watahaga uri umwere wemye, kabone warakoze icyaha. Julian yarakunzwe cyane, ageraho abantu bakomeye cyane batangira kumuha ibiraka byo kubaburanira no kubahagararira mu mategeko, ndetse agira amafaranga menshi cyane rwose, aba umuherwe, agura amaferari, atura mu mazu ahenze cyane, akarara mu mahoteli, akambara imyenda ihenze cyane. Ibikorwa bye byose byagaragaraga ko rwose ari umuntu ufite faranga, ariko ibyo faranga ryavaga mu cyuya cye, imbaraga ze ndetse n'amaraso ye yatangaga. Dore uko byagendaga, uyu mugabo yakoraga igihe cyose, agakora amasaha yose, umuryango we ukamubura, ndetse ugasanga rwose igihe cye cyose akemerera mu kazi ashaka ibimenyetso, yihugura mu mategeko, aburanira abakiriya be bari benshi cyane. Umuryango we uramubura, inshuti ze n'abavandimwe zikamubura, yabona n'akanya akaba yasohokanye n'abantu bari kwiga mu mategeko, ndetse ugasanga ubuzima bwe ni akazi. Ubwo Robin Sharma wanditse igitabo yabashije guhuza iyi nkuru, ayihuza n'ubuzima bwa buri munsi, nubwo iyi nkuru rwose atari inkuru yabayeho, ariko ni inkuru yabashije kwigirwaho byinshi ndetse ihindura n'imibereho n'imitekerereze y'abantu benshi. Dukomeje ku nkuru ya Julian rimwe kubera ubw'akazi kari gakomeye cyane, yatangiye kugenda arwaragurika no gucika intege, ndetse atangira gusaza mu buryo bugaragara kandi akiri mutoya. Uruhu rwe rurasaza rutangira gukanyarara, imisatsi itangira kwirabura, dore ko abazungu ahanini bagira imisatsi y'amoko atandukanye, ndetse bigaragara ko rwose amaze gucika intege no gusaza kandi akiri mutoya. Rimwe ubwo yari mu akazi kenshi cyane kamubanye kenshi, hari yabuze n'umwanya wo kurya, yikubise hasi, ahura n'ikibazo cyane cy'uburwayi, bamwihutana kwa muganga, atazi iyo ari, yatakaje ubwenge, atumva atabona. Uwari sokereteri wiwe ari nawe dukesha iyi nkuru yaravuze ati, rwose twamujyanye twese twihebye muri ofisi yacu, twumvaga rwose tugiye kumutakaza. Rwose Julian yari yarazambye, bigaragara ko yacitse intege, umubiri we wose wangiritse. Hanyuma rero ubwo yari kwa muganga, hari ikintu gisa n'impinduka tutamenye cyamubayeho. Yararwaye rwose, ajya mu bitaro araryama, yarakangutse asanga ari mu bitaro, dore ko yari yatakaje ubwenge. Yigiriye inama yo kuva mu bitaro, akiva mu bitaro baramubuze. Ubwo yaragiye rero Julian yifasheho umwanya ubwo yari aryamye mu bitaro, yitekerezaho, asanga ubuzima bwe rwose atari ko yagakwiye kubutwara.
asanga ubuzima bwe rwose abutwara mu kwirukanka ku irari ry'amafaranga ndetse n'ibintu isi itanga kandi by'akanya gatoya, ariko tukibagirwa impano y'ubuzima twahawe n'Uwiteka. Yego ntawashidikanya ko amafaranga agura byinshi, akatugeza kuri byinshi ndetse agatuma imibereho yacu iba myiza, ariko burya ntagura ubuzima bwa nyabwo, ntagura ubuzima bw'ibyishimo birambye, nta nubwo burya agura n'ibyishimo na bikeya, ahubwo usanga agura umubabaro. Wa mubabaro twishima gatoya, ugasanga umubabaro n'ubaye igihe kirekire. Tukajya mu mayoga tukanywa twumva twishimye, ariko ingaruka zayo tukabana nayo igihe kirekire, tukarwara indwara z'amakanseri, indwara z'imyijima n'indi itandukanye, akaba ari nazo ziduhitana ziturutse kuri ya mayoga. Tukishora mu busambanyi, bwa busambanyi tukabuvanamo uburwayi, aho ndavuga za sida n'izindi ndwara zitandukanye, burya n'amahepatite nayo andurira mu busambanyi. Burya rero ugasanga izo ndwara turazirwaye igihe kirekire, zikatumaraho ibyacu, rimwe na rimwe zikanaduhitana. Burya ibyishimo itangwa n'ifaranga ni ibyishimo by'akanya gatoya, uramutse umenya uburyo bwo kwihingamo ibyishimo no kubyishakamo udakoresheje amafaranga, waba uri umunyamahirwe, waba uri n'umunyamugisha. Julian rero nicyo kintu yatekereje. Mu gitondo cya kare yafashe indege yerekeza muri Aziya mu bice bya Himalaya. Aragenda rwose, bari bamubwiye ko hari umusaza, abasaza b'abanyabwenge, yamwise Sage. Yagezeyo atangira kugenda n'amaguru, agenda urugendo rurerure ariko abura amajyo, akasa n'uwibuze n'uwitakaje, atazi icyo ashaka n'icyo yifuza kugeraho mu buzima. Yaragiye arakomeza, ariko yaje guhura n'umwe muri ubwo bwoko bw'abakobwamo abasaza, ari nawe wamuhaye urugendo barufatanya, aza kumugeza ku hantu hamuhinduye. Uwo musaza yiswe Sage of Sivana. Sivana ni ako gace gaherereye mu misozi ya Himalaya, ariko ni agace kari imaginaire, abantu benshi bakeka ko katabaho, ariko harabemeza ko kabaho. Kakaba ari agace gatuwe n'abantu b'abanyabwenge, abantu bativanze n'iby'isi, abantu bativanze n'ikoranabuhanga twazaniwe n'abo mu burengerazuba, abantu babashije kubaho mu buryo bwa kamere, mu buryo bwa kamere rwose kandi gakondo, bakabasha kugera kuri byinshi kandi bakabasha gukoresha ubwonko bwabo n'ubwenge bwabo ku kigero kiri hejuru kirenze icy'abandi bantu bose bari mu isi, abantu bativanga mu by'ipolitike, abantu bativanga mu by'isi. Ubwo Julian ubwo yageraga mu gace ka Sivana, yatangiye kumurikirwa n'urumuri rw'ako gace ndetse atangira no kwiyumvamo imbaraga z'ako gace. Atangira kwiyumvamo imbaraga z'umubiri ndetse n'ubwonko bwe, atangira kwiyumvamo imbaraga kamere Imana yamuhaye, ari nazo zatumye ahinduka aba umuntu mushya. Ubwo uyu muntu yabaraga inkuru yatangiye kuvuga ati, Julian yagize impinduka zidasanzwe, arahinduka rwose uwo muntu mushya, ndetse rwose ahinduka igitangaza, atangira kuba mutoya, asubira bwana, itoto riragaruka, ubusaza buragenda, ndetse na bya bindi byo kwiruka ku ifaranga, kuryarya, gushaka amakuru n'ibindi byose bitandukanye, arabisezera abivaho. Umurimo we bw'avoka no kubonera abandi arabireka, atangira kuba umuntu mushya. Iki ni igitabo cyitwa The Monk Who Sold His Ferrari. Ugenekereje ni umumonko wagurishije imodoka ya Ferrari, za modoka zihenze, akegukira rwose umurimo n'urugendo rudasanzwe rwo kuba umuntu mushya no kumenya gukoresha ubwonko n'imbaraga z'umubiri kugira ngo umuntu abashe kwishakamo ibyishimo ndetse n'umunezero urambye. Mu gitangaza Julian yigiye muri kano gace ka Sivana, yigiyemo ko uburyo umuntu kugira ngo umuntu abashe guhinduka ari uko burya muri we yihindura, ari byo bise personal change. Umuntu akihindura, ntashobora guhindurwa n'abandi. Burya umuntu niwe wifatira umwanzuro wo guhinduka, agahinduka mushya, akiga ibintu bishya, agafata urugendo rushya, agahindura icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ukimara kwitekereza no kwicara ukabona ko uri mu nzira mbi, ukimara kwitekereza no kwicara ukabona ko uri mu nzira mbi, ufata umwanzuro wo guhinduka, kandi uwo mwanzuro ukawufata ubufashe, nta guhinduka ku gitekerezo cyawe, kuko wabonye ko ibyo wari urimo nta kamaro bigufitiye, ahubwo birimo kukuroha no kujyana mu manga. Ugahindura inzira nziza, ukaba umuntu mushya. Burya ntuzibwire ko ushobora guhindura umuntu, burya umuntu niwe wihindura, kandi bigahera muri we imbere cyane. Ndetse irindi somo Julian yize nuko burya umuntu muri we yifitemo garden cyangwa jaride iwe mwiri imbere mu mutwe, mu mubiri we, icyo bita inner energy. Inner energy ni ubushobozi bwa muntu bw'imbere, kumenya gukoresha umubiri we ndetse awuhuza no gukomeza n'ibintu gakondo bimukikije.
kandi ubwo bushobozi bw'imbere mu mubiri we bukamufasha kugenzura amarangamutima we, kugenzura ibitekerezo bye, kugenzura ibikorwa bye byose bigashanishwa n'icyo yifuza, n'icyo ashaka, n'ikitabangamira abandi, ndetse n'ikintu kinyuze mu mucyo, kinyuze mu rumuri, kinyuze mu kuri, kinyuze mu bintu bitari uburyarya, bya bindi rwose umuntu wese yakwifuza kugeraho. Ndetse burya umuntu yifitemo ikimeze nk'umuriro imbere muri we, aricyo yise inner fire. Bwa muriro, bya bindi wumva bigutwika, bizamura amarangamutima yawe, bizamura ubushake bwawe bwo kumva ko ukeneye ibintu runaka, ukaba wenda wifuza kunywa inzoga, ukumva rwose akatima kararehariha mpaka uyibonye, ukumva rwose wifuza kugera ku ntsinzi, ukumva rwose agatima kararehariha mpaka ukibonye, ukumva wifuza gutunga amafaranga, ukumva agatima kararehariha. Icyo nicyo yise inner fire. Iyo inner fire ishobora kuba nziza cyangwa akaba mbi bitewe n'ibitekerezo wowe wimakaje, ibyo bitekerezo wihinzemo. Niba ari bibi rwose urarikira ibibi, buryo nta kundi ya inner fire yawe rwose izagutwika igusandaze. Niba rero inner fire yawe ari irarekera ibyiza, uzimakaza ibyiza, uzasakaza urumuri, uzasakaza inyenyeri uzererana cyane nk'urubura, uzaguruka mu kirere nka kagoma, uzaba igitangaza, uzaba intwari, uzaririmbwa, ndetse uzagirira isi yawe akamaro. Burya mu mibereho ya muntu agomba kugira self leadership, ari nacyo Julian yigiye muri akace ka Savannah. Self leadership ni ukumenya kwiyobora, kumenya kugenzura intekerezo zawe, ibitekerezo byawe, ibyemezo ufata byose ukabisanisha n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Kandi burya self leadership nijyana no kwimenya, ukamenya ibyo ushoboye, ibyo ushobora gukoresha abandi, kandi ku nyungu zawe atari inyungu zawe zonyine. Abantu rero bakoresha ubushobozi bwa self leadership nabi, bakabukoresha ku nyungu zabo mu buryo bwo gukinagaza no gukoresha abandi nk'ibikoresho byabo, bakabaexplora rwose mu buryo bukabije. Inner leadership gerageza kuyisanisha n'ibyiza, uyobore amarangamutima yawe, intekerezo zawe, ibikorwa byawe ubisanishe n'ibintu binyuze mu mucyo. Ndetse burya n'umuntu agira discipline. Discipline ni imyitwarire, imyiyoborere muri wowe, yayindi gufasha rwose kwigenzura no guhindura imyitwarire. Burya guhinduka nta handi bitera no guhindura imyitwarire, uburyo ubona ibintu, guhindura intekerezo zawe zijyana n'imyitwarire yawe. Iyo myitwarire yawe ikagaragaza ko burya intekerezo zawe zahindutse kandi zabaye nziza cyangwa zabaye mbi. The Monk Who Sold His Ferrari, iki gitabo rwose ni ingenzi, cyo kwigisha uburyo ushobora guhindura intekerezo zawe, ufata umwanzuro, ufata icyemezo. Dore uburyo wabigenza. Niba ufite ikintu kikugora, ikintu kikubangamira, ubona ko rwose kinangamira abandi, twakenta ingeso, gishobora kuba ari kunywa inzoga zakubase, itabi, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ndetse n'ibindi bintu byose bikayitse bishobora kubata abantu, bakabura uburyo babivaho, bakabura uburyo babireka rwose byarabagoye. Burya rero ugomba kumva ko burya ya ngeso yawe ari wowe uyiziritseho, atari ikwiziritseho. Ugomba kuyirekuza rwose ikagenda nka nyomberi, ukayirekuza ikagwa mu mpanga, ugasigara uhagaze bwuma. Burya ngeso yawe, cya kintu cyakubase, kizatangirira mu guhindura imyitwarire yawe, utangire kukibona mu buryo utakibonagamo, utangire kubona ko ari ikintu kibi, ubona ko ari ikintu cyangiriza ubuzima, kandi nugikomeza uzatakaza ubuzima bwawe, uzatakaza impano yawe y'ubuzima wahawe n'Uwiteka. Hanyuma ufata umwanzuro wo kukireka, ariko ubanje kubona ibibi bikirimo ndetse n'imanga cyazakorohamo. Hanyuma numara kubibona gutyo, uzafata umwanzuro. Wa mwanzuro wawe hose byose niho bizatangirira. Numara gufata umwanzuro, ikizaba gikurikiyeho ni ibikorwa byawe no kujyana cya kintu ukihunza, ushaka ibindi bintu, ushyiramo imbaraga zawe, ari byo bise diversion cyangwa diverting. Ni ukuvuga ngo ni ugufata ikintu wakoraga ukagihindura, ukakinyuza mu bundi buryo, kandi hanyuma rero ugashaka ikindi kiguhugiza, kikubageza cya kintu wahozemo. Burya rero byose niko bigenda. Burya menya ko ubuzima bwawe ari impano y'agaciro, aricyo yise precious commodity. Ibyo biri kuri page 159 n'iki gitabo. Burya menya ko burya ubuzima bwawe ari impano y'agaciro. Burya ubuzima bwawe ntacyabugereranya. Burya ubuzima bwawe ni ingenzi, kandi menya ko burya ubuzima bwawe ugomba kubutwara mu buryo bunoze, mu buryo butabubangamira, kandi burya ubuzima bwawe ntacyo wabugura. Burya umuntu
yakamenya impano y'ubuzima ari uko amaze kubutakaza, ariko iyo butakaje uba ugiye burundu. Burya mu buzima ugomba kuba ufite intego, ushaka kugera ku ntsinzi kandi ufite icyo wifuza kugeraho mu buzima. Iyo atari uko bimeze burya uba urimo urata umwanya. Gerageza ushake ikintu wita intego yawe mu buzima.